Reka tubifurize nanone ibihe byiza bakunzi babizaza TV Rwanda mwese aho muri, dukomeze tubifurize kugubwa neza yewe abazindukiye ku murimo, namwe kandi muri gukora akazi ka leta, abari gukora mu mirimo itandukanye cyangwa se mwikora ku giti cyanyu. Icyo twifuza nuko mwatera imbere ariko mukurikirana amakuru, kuko burya ngo information is power. Cyambere ni amakuru, niyo mpamvu rero hari inkuru iriho ikubita mu matwi y'abantu, inkuru kandi irimo rwose cyane cyane igaruka kuri ba bantu bakunda gukora ibintu by'impimbano cyangwa se bakoresha impapuro mpimbano, amadiplome mpimbano. Ibyo byose rero bikaba bimaze kujya hanze muri Afurika y'Epfo, ubwo ni mu bihugu byo muri Afurika y'Epfo. Niyo mpamvu rero mwese aho muri nkomeje kubaha ikaze, mukore subscribe, mukoresha ku biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ubushakashatsi ubucukumbuye siyansi ndetse n'ubumenyi bw'isi, ibyihishe kandi n'amateka yaranze isi, byose tuzakugeza no kuri Bizaza TV Rwanda. Wewe ukomeze ukore subscribe, ukoresha maze umenye isi n'abayituye. Rero muhaye ikaze. Reka nsuhuze kandi abaturanyi bacu muri Burundi, mu gace gatandukanye za Cibitoke, Bujumbura, mwese reka tubahe ikaze. Namwe kandi muri Uganda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari Sudani, abari za Central Africa, Afrika y'Iburengerazuba, Afrika y'Amajyaruguru, mwese nta kindi usibye kubabwira ngo mukomeze mukore share, mukore na subscribe. Severero mpimbano yatumye uwiyita engineer ukomeye akatirwa igifungo kigera ku myaka 15. Nitwa Eric Nshimiyimana. Umugabo rero wari warabaye engineer cyangwa se engineer mu kigo cya leta ya Afurika y'Epfo cyo gutwara abagenzi muri gari ya moshi cyangwa se mu binyabiziga bikomeye cyane gari ya moshi nka Prasa, yakatiwe gufunga imyaka igera ku 15 nyuma yo guhamwa no gukoresha impamyabumenyi mpimbano. Daniel rero Matimuhulu wigeze kujya ashimagizwa nk'uwagize ibihe byiza mu kazi, yari umukuru w'aba engineer bo muri Afurika y'Epfo mu kigo cya Prasa mu gihe cy'imyaka igera kuri 5 ku mwaka. Yahembwaga umushahara wa miliyoni hafi 2.8 z'amarandi cyangwa se n'ibice 8 z'amarandi. Amafaranga akaba angana menshi cyane na miliyoni 211 z'amafaranga uyabariye mu Rwanda cyangwa se uyavunje mu manyarwanda. Ku mwirondoro rero ujyanye n'ibyo yize cyangwa se ibi dukunda kwita curriculum vitae CV, yavugaga ko afite impamyabumenyi nyinshi cyane mu byo gukora no gukanika imashini nyinshi. Harimo kandi n'impamyabumenyi yo muri kaminuza yubashwe cyane hano muri Afurika y'Epfo witwa Tesland, ndetse akaba yarafite n'impamyabumenyi yo ku rwego rw'ikirenga PhD yo muri kaminuza yakuye mu gihugu cy'Ubudage. Urumva nawe kumva umuntu afite CV mu makaminuza akomeye cyane mu byo yize no mu byakoze, ushobora guhita ugira ubwoba, nta kuntu utamuha akazi kuko uhita wumva ubwenge n'ubuhanga afite ko bishobora kuba bikomeye cyane. Ariko rero bikiri kuvugwa nuko urukiko rwo mu mujyi wa Johannesburg muri Afurika y'Epfo n'ubundi rwumvise ko yari yararanganyije cyangwa se yararangije amashuri yisumbuye gusa ni segonderi, ariko kumva impamyabumenyi afite ziteye ubwoba. Findi rero Majo Uwondwane, umuvugizi w'ubushinjacyaha bwa Afurika y'Epfo cyangwa se NPA, yagize ati iki gihano gitanze ubutumwa bukomeye cyane ku bakora ibyaha byo mu biro bigamije kugera ku mari ko bazabihanirwa. Matimuhulu rero yatawe muri yombi cyangwa se yashyizwe mu maboko ataraye muri Nyakanga tariki 7 umwaka wa 2015, nyuma gato yuko ikirundo cy'ibinyuma byari bitangiye kuba byajya hanze kandi bitangiye kugenda bihirima umunsi ku munsi. Rero yari yaratangiye gukora muri iki kigo cya Prasa n'ubundi muri Afurika y'Epfo mu myaka 15. Imbere yaho gato azamuka mu ntera byihuse cyane, ahinduka umukuru w'aba engineer abikesheje n'ubundi impamyabumenyi mpimbano yagiye akoresha
kuko urumva impamyabumenyi afite zamwemeraga kuba yaba umwenjeniyeri ku rwego mpuzamahanga ndetse ku rwego rw'iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Urukiko rero rwanumvise ko yari yarahimbye ibaruwa imuhuza cyangwa se imuha akazi muri kompanyi yo mu Budage yashimagizaga Brazza kumwongerera umushahara kugira ngo icyo kigo kitavaho kimukura cyangwa se akakivamo akagira gukora ahandi. Urumva yakoze ibishoboka byose kugira ngo icyo kigo cyo mu Budage n'ubundi kimuhe iyo ruhushya. Urumva niba rwamushize ku rwego rwo hejuru, nta kuntu Afurika y'Epfo n'ubundi itari kuba yamuha ubushobozi n'ububasha bwo kuyobora abenjeniyeri bo muri Afurika y'Epfo. Yari kandi no mu b'ingenzi bageze ku masezerano ya miliyoni 600 z'amarandi angana na miliyari 45 z'amafaranga y'u Rwanda yo kugura n'ubundi gari ya moshi nshyashya zibarirwa muri iza mirongo, ndetse izi yari zivuye mu gihugu cya Spain. Urabizi ko igihugu cya Spain kizwiho gukora amagari ya moshi akomeye cyane, ariko icyo gihe ntago zashoboye gukoreshwa muri Afurika y'Epfo kuko zari ndende cyane. Majondwani rero yagize ati urukiko rwazirikanye ubukana n'ubwinshi bw'ubugiriganya bw'uyu mugabo ndetse n'igihombo cyinshi cyo ku rwego rw'imari icyabaye kuri Brazza n'ubuhemu bwa Matimuhulu Daniel kigeze cyangwa se ku cyizere cy'umukoresha we yahawe muri cyangwa se muri iki kigo. Mu kiganiro cyo mu mwaka wa 2019 n'ubundi uyu Daniel yagiranye n'itangazamakuru ENCA cyo muri Afurika y'Epfo, Matimuhulu yemeye ko nta PhD yigize agira mu buzima bwe bwa buri munsi. Yakomeje agira ati nananiwe gukosora imyumvire y'uko nyifite, numvise gusa ntacyo bintwaye kuba kuri urwo rwego, sinigeze nteganya ingaruka nimwe iturutse kuri ibi cyangwa se izava kuri ibi bihano cyangwa se kuri izi mpamyabumenyi mfite mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Liyetona General n'ubundi Sesewantosho Godfrey Lebeya, umukuru w'umutwe kabuhariwe mu kugenza ibyaha wo muri polisi ya Afurika y'Epfo, wafashije n'ubundi mu kugenza cyangwa se mu kugeza mu bucamanza, nawe wishimiye iki gihano Matimuhulu yakatiwe igihano cy'imyaka igera kuri 15. Yagize ati ibi bikwiye kuba isomo ku bateganya gukora uburiganya ku cyaha icyo ari cyo cyose, ko icyo cyaha nukuri uko byagenda kose ntabwo kidahembwa cyangwa se ntabwo kikomeza kuba cyaza imbere. Nubundi rero mwebwe mukomeze gukurikira Biza TV Rwanda, ibi byaha muri Afurika y'Epfo byagiye bikomeza kuvugwa kenshi na kenshi ku ngoma zitandukanye, ku baperezida batandukanye, nkaho umutwe wa Hawks n'ubundi wavuze ko ibi byabaye bifite cyangwa se bifitanye isano n'ifatwa ry'igihugu. Iyo ni imvugo ikoreshwa muri Afurika y'Epfo mu gusobanura ruswa yagaragaye henshi cyane kuba ubutegetsi bwa Jacob Zuma ubwo yari akiri perezida kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2018. Indi miryango kandi n'abakoresha imbuga nkoranyambaga nabo bakire neza iyi nkuru. Bamwe bavuga ko ibyabaye bigaragaza ko hakwiye gukirwaho igenzura ry'ibanze igihe abantu bahabwa akazi mu makampani runaka cyangwa se mu bigo bya leta bitandukanye. Harumwe kandi mu bakoresha urubuga nkoranyambaga rwa Twitter cyangwa se rwa X yatangaje ati inkuru ya Daniel Matimuhulu ni igihamya ko ubutegetsi budashoboye. Si kompanyi nyinshi cyane zikoresha uburyo bwo kugenzura impamyabumenyi, rwose dufite abandi bantu benshi bakoresha cyangwa se bakorera igihugu ariko bakaba bakorera ku
ku mpamyabumenyi iz'uburiganya kurusha uko tubitekereza. Yakomeje avuga kandi ko hari benshi cyane bakora mu mirimo itandukanye ya leta mu bigo bitandukanye bya hano muri Afurika y'Epfo, bose bakorera ku mpamyabumenyi mpimbano kandi ziri ku rwego rwo hejuru, bahabwa n'umushahara uri ku rwego rwo hejuru. Ibyo rero bikaba ari uguhirika igihugu ndetse no kwereka abaturage bacu bo muri Afurika y'Epfo. Nshuti bakunzi ba Biza TV Rwanda, ayo ni amakuru abatandukanye. Urumva ko uyu mugabo cyangwa se urumva ko yakoresheje ubuhanga buhanitse cyane, ariko nubwo bwari uburiganya kugira ngo abone amafaranga menshi cyane. Urumva umuntu uhembwa miliyoni zigera kuri 210 z'amanyarwanda, ni amafaranga menshi cyane. Aya mafaranga ushobora gusanga arimo imishahara yatunga abayobozi b'uturere, abayobozi b'imirenge, kandi n'amafaranga yafasha mu kwita ku kigo cy'amashuri, ku buryo abana babona ibikoresho bihagije, imiriro y'amashanyarazi n'ibiryamirwa na uniform. Ariko urumva niba ajya mu mufuka w'umugabo umwe rwose, urumva ko nta kabuza yari umuherwe ukomeye cyane. Rero dukomeze tubashimire cyane, mukomeze mwumve ibiganiro byacu bya Biza TV Rwanda, mukomeze mwumve amateka y'isi, ibijyanye na politike, ibijyanye kandi na siporo n'imikino n'imyidagaduro, byose tubikugezaho kugira ngo umenye amakuru umunsi ku munsi. Nitwa Eric Nshimiyimana, nta yindi nteguza naho butaha.